Twongeye kubaha ikaze itorero ry'Imana, itorero ryacu rya Phm Ministries. Turabashimira cyane kuri iki cyumweru uyu munsi, mwese mwabashije kuba muri hano mukurikira aya materaniro ari online, amateraniro yacu y'Ikinyarwanda. So turabashimira cyane kuko mwabashije kuba mugiye kumva rino jambo, mugiye guhabwa umugisha, ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rihumuriza, kandi ijambo rifite ibyiringiro bizima kandi byuzuye. So Imana ibahe umugisha muri iki gitondo. Mbere yuko dutangira, murabizi ko tubanza kwiragiza Imana, imitima yacu tukayitegura kugira ngo tuze no kwakira neza ijambo ry'Imana. So mbere yuko tunakomeza, reka duhe Imana icyubahiro ahantu uri hose, ahantu urimo gukurikira. Reka duce bugufi dushima Imana. Mana Data, turagushima, urakoze cyane Mwami kuri kino gitondo waduhaye. Urakoze cyane Mwami kandi muri kuno kwezi kwa kabiri twatangiye neza. Urakoze ko wabanye natwe kuva uyu mwaka utangira, kandi Mana Data tuzi neza ko n'uyu mwaka wose, aya mezi yose 10 cyangwa 11 asigari imbere, Mana uzabana natwe, uzaturinda. Data, warakoze ko wabanye natwe iyi myaka 2 yose 3 ishize, duteranira hano kuri murandasi cyangwa online. Ushimwe Imana nziza, kuko ntabwo wemeye ko ducika intege, ntabwo wemeye ko duta ibyiringiro. Nukuri Data turagushima. Mwuka wera urakoze kuko warakoze ministry yawe y'Umwuka wera. Twarakubonye mu bihe byose, ukuntu waraturinze, abarwayi urabakiza, ababuze ababo warabahumurije, ababuze akazi warakabahaye, n'abandi ugiye gukorera ibitangazo uyu mwaka. Ko ni umwaka Mwami tuzi ko tuzabonamo ibyinshi byiza. Papa Mana urakoze, nk'uko turi hano turiteguye kumva ijambo ryawe, turiteguye kwakira ijambo ryawe Data. Nukuri Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu dusenze, amen, amen, amen. Karibu kandi karibu ubwoko bw'Imana. Mbere yuko dukomeza, ndashaka kugira ngo mbatere inkunga kugira ngo dukomeze uru rugendo turimo rw'agakiza, uru rugendo turimo rwo gukorera Imana. Nukuri hari ibintu byinshi biba bishaka kuduhinyuza, se kudukurura, kutubuza no gutuninga online. Bisigaye bari ikibazo kubona umuntu yafata iminota isa ngo arebe ijambo ry'Imana rikurikire, ugasanga ni ikibazo. Ariko ugashobora kuba kuri izindi social media ukamara igihe, ukumva ko byo ntabwo birambirana. Ariko wagera ku ijambo ry'Imana se cyangwa ku twiteraniro ry'abera, ukumva harimo ikintu kirimo kirakurambira. So icyo rero nicyo kintu bita imbaraga z'umwanzi. Ariko nuko tuzi neza ko Yesu nibyo byamuzanye, kimwe mu byamuzanye nibyo ngibyo byo gusenya imirimo y'umwanzi mu buzima bwacu. Haleluya. So ndagwaye ikaze kandi no muri kuno kwezi kwa kabiri, ngiye gusomera icyanditswe kiri buguha imbaraga, kandi ariko cyo Imana izagwe kugenderamo, inazakigukorere muri uku kwezi kwa kabiri. Kiri muri Zaburi ya 91, ku murongo kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Iri jambo ry'Imana ni jambo rikomeye rihumuriza. Ubonye umwanya, iyi Zaburi ya 91 uzajye uyisoma kenshi, kuko ni Zaburi y'ibyiringiro, ni Zaburi y'uburinzi, ni Zaburi y'imbaraga. Haleluya. So ratubwira ngo nuko nta kibi kizakubaho muri uku kwezi kwa kabiri, nta kibi kizakubaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, nta cyago kizegera inzu yawe, nta cyago kizegera umuryango wawe, abana bawe, umugabo wawe, nawe ubwawe bwite. Nta cyago kizegera akazi kawe, nta cyago kizegera business yawe,
nta cyago kizegera amasomo yawe, nta cyago kizegera imishinga yawe urimo urapanga. Yaba ushaka kwiga, Uwiteka ku kwezi azakurwanirira, kandi nta cyago kizegera n'igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Bakomeza tuvuga ngo kandi kuko aza gutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. So ubwo ni uburinzi Imana izashyira mu nzira zawe. Ubifate nk'ubuhanuzi ko Imana izagutegekera abamarayika be kugira ngo bakurinde, barinde ibyawe, barinde ubuzima bwawe, barinde ikibi cyose cyaba ikibi kiri kuze nka physical threat cyangwa se kiza kiri bwatake umubiri wawe se cyangwa wowe bwawe, n'ikindi cyose kiri bwatake ubugingo bwawe, nacyo Uwiteka azakikurinde mu izina rya Yesu Kristo. Ko abamarayika be bazaba aho ngaho bakurinda, bakurwanirira, kandi banagaruza ibintu byose umwanzi yatwaye mu buzima bwawe. Haleluya. Ngo bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge cyawe kwibuye. So gukubita ikirenge kwibuye ntabwo ari just gusitara, ahubwo ni muziriya nzira mbi umwanzi abashaka ngo agutwaremo. Abamarayika bakakuyobora, bazakuyobora kuko bazaba bafite iyo mandate iturutse ku Mana yacu. Imana iturinde, Imana itugirira neza. Haleluya. So iryo ni ijambo nguhaye ry'inkunga, urifate ko nta cyago kizegera urugo rwawe, nta cyago kizegera ubuzima bwawe. Uzagira ubuzima buzira umuze ku kwezi kwa kabiri ndetse kugeza uyu mwaka usoza. Wowe icyo gusa guma hamwe, guma muri Yesu Kristo, ntucike intege. Haleluya. Ikindi ku bwanjye ndetse no kuri mwebwe, murabizi ko cyumweru gishize twateraniye kuri Potter's Hill. Barabibonye ko abantu baje benshi baritabiriye, byari byiza cyane. Ndabona ko n'amafoto barimo kuyashiraho, ukuntu byari byiza, ukuntu abantu benshi bongeye barasabana, bongeye barahura nyuma y'igihe kirekire. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi tuzi ko hari umukumbi ukomeye dutegereje hariya, udutegereje dutangira hariya i Masaka. Hariho umukumbi Imana yaduteganyirije hariya, bazaza abantu benshi bazakizwa hariya hantu. Kandi turashima Imana ko umurimo wayo urimo uragenda neza, inyubako irimo iragenda neza. Turimo turagera ku musozo wo kubona ibipapuro bitwemerera gutangiriramo. Noneho byo kubaka twarabibonye, byo kuhagira turabifite, ariko no kugira ngo dutangire dukoreremo. So niyo mpamvu rero dukomeze tubisengere, kuko ni ibintu byacu, ni project yacu, kandi turi kumwe n'Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nafashe umwanya muremure, reka twakire worship team babaze batutware mu kuramya no guhimbaza Imana kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Muhawe ikaze worship team, ni muze. Uwiteka abahe umugisha. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe, sahimbazwe. Turashima Imana turinze ibanye natwe kino cyumweru. Turashima no kuzongera guhura mu materaniro yera mu izina rya Yesu. Turi kujya mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Turasanga imitima yacu izamura Imana ishimwe uyu munsi. Gushima Imana ni byinshi. Haleluya. Arasenga kugira ngo uko turamya Imana ikize indwara, uko turamya Imana ihindure imibereho y'abantu, uko turamya izi ndirimbo zibe ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Uko nikonza guimbaza nyiri, uko nikonza guimbaza nyiri, uko nikonza guimbaza nyiri, uko nikonza guimbaza nyiri, zakuzamurira amaboko, zakuramya Yesu, ndimi nyinshi
amanywa nijoro uko niko nzaguhimbaza nyiri uko niko nzaguhimbaza nyiri izina ryawe rizamanici amaboko izina ryawe rizamanici izina ryawe rizamanici amaboko yes izina ryawe rizamanici mwami tukumanikiye amaboko turavuga ngo ushimwe turavuga ngo ushirwe hejuru mu gitondo nimugoroba tunezerewe ariko tutishima turasenga ngo mwami ushirwe hejuru izina ryawe rihimbazwe izina ryawe riri hejuru y'andi mazina yose turasenga muri kano kanya mwami ngo umuntu wese urimo kuramya imbaraga z'umwuka wera zimugereho turasenga ngo umuntu wese ufite harwaye akire mu izina rya Yesu turasenga gukora kw'Imana mu kuramya no guhimbaza mu izina rya Yesu kubizuba rirashe kugeza izina ryawe ryubahwe Adonai ubizuba
urera kuko imigambi yawe kuri nje ari myiza, kuko imigambi yawe kuri nje ari myiza, kuko imigambi yawe kuri nje ari utayobya nzakomeza mwizere, kuko imigambi yawe Yesu ibiza kuri twe, kuko imigambi yawe haleluya, ibiza kuri twe, kuko imigambi yawe ibiza kuri twe, zakomeza mwizere, kuko utayobya, zakomeza mwizere, kuko utayobya. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, zakomeza mwizere ibyo yavuze bizasohoza, zakomeza mwizere ibyo yavuze bizasohora, imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, imbabazi ze za Yesu n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, zategereza nize ibyo yavuze bizasohora, zakomeza nize ibyo yavuze bizasohora, kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe, kuko imigambi yawe ari myiza, ibiza kuri zakomeza mwizere, kuko utayobya, zakomeza mwizere, kuko utayobya,
kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe, tuzakomeza tukwizere kuko utabeshya, zakomeza nkwizere kuko utayobya. Haleluya, amen. Tuzakomeza twizere Yesu aduha ubutsinzi no kunesha, amen. Haleluya. Imana ibarinde, ibane namwe, ibahe umugisha. Twaciye umuyobozi wa gahunda kugira ngo dukomeze ibihe byiza mu iteraniro mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane worship team ku ndirimbo nziza zisizwe. Murakoze kuduhesha umugisha, kandi Imana ikomeze ibagirire neza, ikomeze ibahishurire izindi ndirimbo zuzuye amavuta. Namwe inshingano zanyu no kuguma ku birenge bya Kristo, no kuguma muri iyo channel, no kuguma muri ubwo bwiza bw'Imana kugira ngo mukomeze muheshe isi n'ubwoko bwayo umugisha muri zino ndirimbo nziza muba muduhaye cyangwa se tuba twigiye hamwe. So murakoze cyane, Uwiteka abahe umugisha. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, murabizi ko dufite umuco wo gusengera abataragirwaho n'ubutumwa bwiza. Ubu ngubu dufite ubwoko bwitwa Mangnakubo muri Indonesia, ni 6,649,000. Ntabwo baragirwaho n'ubutumwa bwiza, ahubwo bose ni Abisilamu, keretse 0.02 nabo byitwa ko bigeze kumvaho ku butumwa bwiza, bigeze kugerwaho n'ubutumwa bwiza. So abashobora noneho guteranaho, kuko hariya nabo baterana bihishe, ni 0.26. So murabona ko hakenewe ubutumwa bwiza, hakenewe Imana koreza abasaruzi, hakenewe ububyutse bukomeye cyane kugira ngo biriya bihugu nabyo bibone ako gakiza, nabo bavirwe nk'umuco nk'uko natwe twabiriweho. So Indonesia ni igihugu gifite 99.9% by'Abisilamu. Numva ko ni igihugu gikeneye, koko ni nk'ubutayu, ni igihugu gikenewe hose gutembeshwamo ayo mazi y'umwuka wera, ako gakiza kakabageraho. Reka tubasengere. Data, turakwereka ubwo bwoko bwo muri Indonesia, turabasengera Mana kugira ngo Mana reka umucyo wawe umurikire bari abantu bavire Mwami muri recura burindi Mwami. Data, woherezeho abasaruzi Mwami, abo uzasiga imbaraga, bazakora ibimenyetso n'ibitangaza Mwami ku bw'ubwami bwawe Papa. Reka Mana Data, hari ahantu Mwami nk'uko ijambo rivuga ngo mu minsi ya nyuma Mwami uzohereza umwuka wawe. Ku mwuka wawe Mwami, abazahanura bazabe no muri buriya bwoko Mwami, abazagira inzozi, abo basaza nabo Mwami bazave mu bwoko bw'abari abantu bo muri Indonesia Mwami. Data, kandi Mana ijambo gatubwira ngo mbere yo kugaruka isi yose izaba yumvise ubutumwa bwiza. No kuri Data, turabasengeye Mwami n'umutima umwe, tubakwereka Data kugira ngo Mana ubutumwa bwiza buhagere. Urabizi uko bikora Mwami, kuko natwe muri Afrika Mwami hari hagoye, ariko wohereje abamisiyoneri batugeraho. Nako na hariya Mana Data muri iki gihe uzabikora, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen, amen. Imana ishimwe. Tuziko ibyo turimo turasengera ahangaha tuzabibona. Hari umunsi umwe Kristo azakubwira mu ijuru ngo uriya mwene Data ubona hariya, ririya sengesho bamusengeye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2 muri 2023, ririya sengesho burya byarakoze, byaragiye rikora riratrigaringa ijuru, maze
hagwa imvura y'ububyutse muri Indonesia, abantu barakizwa. Muri bo ni abangaba muri kumwe hano mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. So tugiye gusengera igihugu cyacu, turagisengera, dusengere ubuyobozi bwacu bwiza, dusengere n'ibibazo biri mu karere kacu. Murabizi amakuru murayabona. Dusengere n'ibyacu byose. Data mu izina rya Yesu Kristo, dusengeye kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagisengera amahoro, ndagisengera ububyutse, ndagisengera uburumbuke. Data, ndasenga amasezerano yose wakivuzeho, Mana, reka muri kino gihe cyacu tuyabone asora mwami. Ni amasezerano menshi nafite ko natangira kuyaronderamo hano, ariko Data turabizi ko ahari, warayatubwiye kandi arahari. Natwe turasaba imbaraga n'umurava wo kuhaguruka tukabikorera mwami, tukayoborwa n'imbaraga n'umucyo wawe ndetse n'umwuka wera mwami, kugira ngo tubisingire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kugira ngo tuhagere dukeneye imbaraga zawe papa. Data, nuko nguko mwami, nibyo tugezeho uyu munsi niwe wabiduhaye, niwe wabikoze mwami, niwe wakoze muri twe, niwe ukoresha abantu papa. Turabigushimiye cyane nuko ubuyobozi mwami, n'inzego zose dufite z'umutekano mwami, n'inzego zose dufite mu nzego zose mwami, nukureka imbaraga zawe zihakore mu izina rya Yesu. Urinde imbibi zacu z'igihugu cyacu, uzane amahoro mu karere k'ibiyaga bigari mwami. Turabona ukuntu hari imbaraga z'umwanzi zirimo zirakorera mu bantu mu bice bitandukanye mu bihugu byacu duturanye nabyo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, reka izo mbaraga zisenywe mu izina rya Yesu Kristo. Reka amahoro, imvura y'amahoro igwe hariya hantu mwami, uhindure imitima y'abantu, imitima mibi yangiritse mwami, imitima yavuye uyihindure iy'inyama, imitima yumvira ijambo ryawe, imitima ipfukamira ijambo ryawe. Urakoze Imana kuko uzanye amahoro mu biyaga bigari. Urakoze Imana ko uzane ububyutse mu biyaga bigari. Urakoze Imana ko uzanye urukundo mu biyaga bigari. Urakoze Imana ko uzanye ububyutse mu gihugu cyacu, uzane uburumbuke mu gihugu cyacu, uzanye iterambere Data mu gihugu cyacu. Urakoze Data, icyubahiro cyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Muri aka kanya keza tugiye kwakira ijambo. Pastor wacu arahari, ariteguye. So reka dumusengere, umwuka wera amukoreho, kandi ijambo ari buvuge ribe ijambo riri bukore ku mitima ya benshi twese, kugira ngo dukomeze muri ino nzira turimo mu mbaraga kandi no mukuri. Data, urakoze, tweretse mushumba wacu mukuru. Urakoze kubwo waramuduhaye. Urakoze ko umusiga umunsi ku wundi. Mana, urakoze ko umurinda we n'umuryango we. Turasenze mwami kugira ngo Data ugiye kumukoresha none aha mwami. Reka ukuboko kwawe kumuyobore, reka imbaraga zawe zimushoboze, reka ijambo ari buvuge hano Mana Data rihindura imitima y'abantu benshi. Twese mwami duhindurwe n'ijambo ryawe, ko ijambo ryawe iyo rimanutse mwami ntabwo risubirayo kuriya mwami, ntabwo risubirayo empty, ahubwo rirakora mwami, rirabiba, rigakora, rigahindura. Nukuri Mana, turiteguye, turasaba ngo Mana umukoreshe, umwuzuze, mwuka w'urubane nawe. Icyubahiro ni cyawe Data, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ni karibu Pastor, tugaye karibu, muze mutugezeho icyo Imana yabashyizeho ku mutima. Amen. Karibu Pastor. Amen. Urakoze cyane mukozi Imana Jacques watuyoboye amateraniro y'uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Kandi nongeye namwe kubegereza mwese bateranye natwe muri aya materaniro, cyane cyane muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nongere nakire mwese inshuti zacu bakomeza kudukurikirana kuri Radio Sana buri cyumweru kuva saa 7. Mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana mutegurirwa na Potter's Hand Church. Nize ntashidikanya ko n'uyu munsi tuza guhabwa umugisha hamwe, kandi bashimira ko muhora mudutega amatwi mukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.
ijambo ry'uyu munsi tugiye gusangira, gusenga nturambirwe, gusenga utarambirwa, gusenga utarambirwa. Reka dusenge. Data mwiza, tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo twumva iri jambo ryawe, umwuka wawe wera amvugiremo, azane guhishurwa mu magambo tuvuga, kandi ayaha imbaraga atuma yemeza imitima yacu. Nsengeye buri muntu wese unkurikirana, uri hafi n'uri kure wese, Uwiteka umwuka wera amukoreho, atuma aya magambo yumva agira guhishurwa muri yo, kandi akamuzanira impinduka mu buzima bwe, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Turaza kuba dusoma mu gitabo cya Luka ibice 18 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera umwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, murongo wa 5, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Aha baratubwira inkuru y'umugabo wari umucamanza ariko mubi. Ndagira ngo tubyumve ko igihe Yesu yigishaga mu migani, igihe cyose abaga yigisha yabanzaga kuvuga ukuntu icyo agamije muri uwo mugani agiye kwigisha. Ntabwo byabaga ari umugani gusa. Rero uyu munsi natwe turigira mu mugani umwe mu migani ya Yesu Kristo. Ariko umugani Yesu yavuze impamvu zawo, yavuze ko mu mugani icyo yari agamije kwari kugira ngo yigishe abantu ko bakwiriye gusenga ntibarambirwe. Gusenga ntibarambirwe. Gusenga ntibarambirwe. Murakoze rero inshuti z'Imana, uyu munsi tuba twiga ku gusenga ntiturambirwe. Nicyo kintu tuza kuba twigaho. Yesu yabyigishaga kuko yari abizi ko abantu barambirwa. Iyo abantu baciye no mu bihe nk'ibi ducamo byo kuba online, ntibahure kenshi, kurambirwa birihuta cyane. Turanashimira n'Imana ko iki cyumweru cyashize bwo ntago twahuye online, twarahuye imbona nkubone, tudahuriye aho twajyaga duhura rimwe mu kwezi, ahubwo noneho twahuriye ku rusengero rwacu turimo kubaka, tuhashiriye ihema hanze, twabisabiye uburenganzira, twagize ibihe byiza. Ku bari mu gukurikirana murabibona mu mashusho, twagize ibihe byiza, twagize amateraniro meza. Dushimiye mwese abashoboye kuza mugaterana, kandi turanashimira n'Imana aho igejeje ikora. Murabona ko inyubako igiye kuzura, ko minsi ya vuba Imana iza kudushoboza tukayitaha. Noneho ntidusengere mu ihema, ahubwo tugasengeramo imbere mu rusengero. Amen. Kandi mbashimiye ko muri abantu mudacogora, muri abantu bahozaho, muri abantu batarambirwa. Rero Yesu yatanze iyi nyigisho kugira ngo yongere gutera abantu inkunga. Turaza kwiga ibintu 4 muri iki cyigisho cyangwa muri uyu mugani dushobora kuvanamo. Wavanamo byinshi, ariko jyewe nahisemo kurebamo ibintu 4 twavanamo nk'inyigisho Yesu atwigisha. Ikintu cya mbere, Yesu aratwigisha ko abantu bakwiriye gusenga ntibarambirwe. Abantu bakwiriye gusenga ntibarambirwe. Impamvu abyigisha nuko azi ko bibaho. Nuko azi ko umuntu ashobora gusenga akagera ahantu akarambirwa. Kandi Yesu anabivuga anabizi, kuko igihe kimwe yazamutse umusozi gusenga, ajyana inkoramutima ze, ajyana ibyegera bye 3, bazamuka umusozi bagiye gusenga. Mu gihe bari ku musozi basenga, barimo Petero, Yakobo na Yohana, agarutse ngo arebe aho bari, asanga bashizweyo basinziriye. Arababwira ati, nimwihangane musengane nanjye kuko ndaremerewe mutima. Arongera asubirayo, agarutse asanga basinziriye. Arababwira ngo ntimwakwihangana ngo musengane nanjye byibuze isaha imwe, just an hour. Ariko nayo ntago bashobora kuyirangiza, basinziraga mbere yayo. Yari abizi rero ko umuntu ashobora gusenga akagira ahantu agacogora, akagira ahantu akarambirwa.
Hari igihe usengera ibintu bitandukanye wagiye usengera mu buzima bwawe, ukabisengera wagira ukumva urarambiwe kongera kubisengera, ukavuga uti ntacyo mbona bikoze, ntabwo rwose bisohoye, nta nubwo ngiye gukomeza, ndekeye aho ngaho. Ariko hano Yesu yigishaga yuko dukeneye gusenga ntiturambirwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ratwigisha mu gitabo cya Yakobo ibice 5, baratwigisha ngo umuntu witwa Eliya ngo yari umuntu nkatwe, ngo ariko yarasenze ngo imvura ireka kugwa kumara imyaka 3 n'amezi 6, ngo hanyuma arongera arasenga ngo imvura iragwa. Hari ushobora kwibaza ngo kubera kuntu bivuzwe mu gitabo cya Yakobo ngo wenda nukuvuga ngo Eliya ngo yasenze ngo imvura ngwino. Bibiliya tuvuga ngo Eliya yari umuntu nkanjye nawe, ngo arasenga imvura irahagarikwa, ngo arongera asenga imvura iragwa. Warugira ngo rero ni ibintu nko gushiraho kuzimya buje ngo gusa igahita izima, cyangwa se gushiraho switch y'itara gutyo ugakanda buto igahita yaka. Ntabwo ariko byagenze. Barabidusobanurira mu isezerano rya kera mu nkuru irambuye ukuntu byagenze. Ngo Eliya yazamutse ku musozi wa Karumeli ashaka gusaba Imana ngo izane imvura. Ageze ku musozi ngo afata umutwe we awushira hagati y'amaguru. Niko gusenga yasengaga, niyo posture yari afite arimo gusenga. Arasenga. Aranje kubwira umugaragu we ngo nagenda hanze ajye kureba niba koko hari imvura igiye kuza. Umugaragu we ngo agere hanze, arebye hejuru abona hari very clear, crystal clear. Harakeye, nta n'ibicu bihari. Aragaruka aramubwira ati yewe nta n'igicu nta nasinye yuko kigiye no kuba. Eliya ntiyacogora, yongera ashira umutwe we mu maguru, arongera arasenga takambira Imana ngo izane imvura. Aramutuma bwa kabiri, nanone mugaragara agaruka aramubwira ati yewe nta kintu na kimwe kigaragara yuko imvura iri bugwe. Ntiyacogora, ntiyarambirwa, yongera ashira umutwe we mu maguru, arongera asenga. Yasenze bwa mbere, abikora ubwa kabiri, abikora ubwa gatatu, igisubizo abona kiri no, nta kigaragara, nta gihari, nta gisubizo. Ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa gatandatu, Eliya ntiyacogoye. Iyo muri Yakobo tubwiye rero ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga ngo Imana ivugusha imvura. Ni byiza kumenya uburyo yasenzemo kugira ngo nidusenga ibintu nibihite biboneka tuvuge ngo Eliya yari umuntu nkanjye kandi yasenze nkanjye. Ntabwo byahise bikoreka. Rimwe ntibyakoreka, kabiri ntibyakoreka, gatatu ntibyakoreka, kane ntibyakoreka, gatanu ntibyakoreka, gatandatu ntibyakoreka. Biyatuye ngo ku nshuro ya 7 ngo abwiye umugaragu we ngo noneho subirayo. Agarutse aravuga ngo noneho ngo mbonye agacu kameze nk'ukuboko k'umuntu. Nawe ndebera ukuboko k'umuntu mu kirere hariya, uhita ubona ko nta bunini bw'icyo gicu cyazana imvura. Agarutse amubwiye gutya, aramubwira ati irukanga ubwire umwami Ahabu ngo yirukanga ko hari imvura y'impangukano igiye kuza, ndumva ihinda, ndumva irimo iraza. Ariko yabikoze inshuro 7, ntiyacogora. Ibi rero Yesu yigisha, arabyigisha bifite ishingiro. Kuko nubwo avuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, byarashobokaga yuko ku nshuro ya 2 Eliya avuga ngo narasenze, ndongera arasenga, none bivuyeho. Cyane cyane iyo hari n'inkuru ziza kukwereka yuko ibyo usenga nta gisubizo bizana. Kuko umugaragu wa Eliya yarazaga akamubwira ati yewe narebye neza nitegereje wapi. Sinzi rero wowe inshuro umaze gusenga n'icyo umaze gusengera inshuro nyinshi na response ugiye wumva ituruka muri feedback. Uzi gusenga ukumva bakubwira ati wapi imyaka ugezemo ibyo ntibishoboka, ukasenga bakubwira ati wapi nta n'ikigaragara hanze aha, environment iragaragaza ko nta gihinduka. Sinzi ibyo usengera, sinzi na report ubona. Urasengera abana ukabona report iyo umugaragu ikubwira ngo wapi. Urasengera urushako ukabona report iturutse mu bantu tu wapi. Urasengera gukira ukabona report ituruka mu muganga bati wapi. Urasengera business yawe ukabona report iturutse mu makuru ivuga ngo nta kizagenda. Niki usengera kandi ni report yihubona iguca intege. Niyo mpamvu Yesu yigisha avuga ngo abantu bakwiye gusenga batarambirwa.
ndi hano kugutera inkunga, kimwe n'uko Yesu yateraga b'icyo gihe inkunga, natwe duteramo inkunga, avuga ngo abantu bakwiriye gusenga ntibacogore. Inshuti yanjye, usengeye iki? Inshuro zingahe? Ndagira ngo ubwire ngo komeza usenge, inshuro ya 7 izagera. Kandi iyo tuvuze 7 ntabwo ari ukubara 1 2 3 4 5 6 7 gusa. 7 bisobanuye inshuro y'umwuzuro, kuzura kw'imigambi y'Imana, gusohozwa kw'imigambi y'Imana. Senga kugeza ubwo 7 igera, n'inshuro bizasohoreramo. Umuntu umwe yabaje Yesu ngo umuntu nangira nabi mubabarire kangahe? Mubabarire 1 2 se? Undi aramubwira ati 770. Reka 70 yawe ugere kuri 7. Komeza 7 yuzure, komeza kugira ku mwuzuro. Umwuzuro ni igihe Imana igusubiriza. Wicika intege, wicogora, wirambirwa. Yesu ubwe niwe wabyigishije, wicogora. Yesu aratwigisha ingingo ya mbere tuvana muri uyu mugani: senga ntucogore. Waba uri mu bantu bazindukaga muri twibature ukabyuka usenga, waba uri umuntu wazindukaga cyangwa wabyukaga mu gicuku cy'ijoro ugasenga, waba uri mu bantu bakundaga kujya mu butayu, wari mu bantu bakundaga kwiherera, wari mu bantu bakundaga gutwara imodoka basenga, ariko ukaba warageze aho ngaho ukaba waracogoye, ndi hano kugutera inkunga mu izina rya Yesu ngo wicogora, wirambirwa, komeza usenge. Imana yacu iratutera inkunga ngo dukomeze dusenge ntiturambirwe. Mu mama wirambirwa gusenga, mu papa wirambirwa gusenga, musore wirambirwa gusenga, mukobwa wirambirwa gusenga, muhungu mwana wirambirwa gusenga. Ngo dusenge ntiturambirwe, ntiducogore. Mu Ngoma za mbere 16:11 bavuga ngo mushake mu maso he ubudasiba. Mu Batesalonika bakatubwira ngo musenge ubudasiba. Imana idufashe ubuzima bwacu bw'amasengesho bwongewe revived, dukunde gusenga. Waba wari mu banyamasengesho ba intercessors bajyaga basenga, ukaba warabiparitse, byagiye he? Wirambirwa. Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma urambirwa. Komeza usenge, nicyo aya magambo atwigisha. Muyobozi wa department, muyobozi wa connect group, muyobozi w'ikintu runaka, mu Kristo, senga nturambirwe. Icyo nicyo kintu cya mbere ijambo ry'Imana tubwiye. Ndimo nasenga ngo nyuma y'aya materaniro Imana itume haba ububyutse mu mutima wawe bugiye gutuma usenga nturambirwe. Usenga nturambirwe. Ikintu cya kabiri twiga muri iri somo cyangwa se muri iki cyanditswe nuko ijambo ry'Imana ritubwira, itwigishije neza ko gusenga utitiriza kuzana ibisubizo kutitaye ku cyo uri cyo n'uburiwe. Gusenga utitiriza kuzana ibisubizo bititaye ku cyo uri cyo nuko umeze. Ibyo ngibyo turabibona ku murongo wa 3 kuri cya gice cya 18. Aravuga ngo muri uwo mudugudu ngo hari umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Uyu mugore Bibiliya atwereka ngo yari umupfakazi. Muri icyo gihe rero impamvu banabyigaragaza umupfakazi ku mucamanza nuko umupfakazi muri icyo gihe, usibye ku umupfakazi, kuba umugore byonyine byakugiraga umuntu uri less privileged, hari amahirwe byagutakarishaga. Ntiwavugaga mu ruhame, hari ibyo utashobora gukora. Ariko noneho uyu usibye no kuba umugore, yari umugore kandi w'umupfakazi. Noneho kuba umupfakazi byo byagushiraga mu cyiciro kindi cy'umuntu w'umukene, umuntu utagira kivugira, utagira umuntu umuvugira, utagira umurengezi. Niyo mpamvu bitubwira ngo Imana ni umugabo w'abapfakazi kugira ngo ibashe kubarengera. Ndetse no mu byanditswe byinshi muri Bibiliya bakatubwira ngo idini ryiza ni iryita ku bapfakazi, kuko abapfakazi ni abasa nk'abatagira babitaho, batagira babarengera, batagira bavugira. Uyu mugore rero yari afite imbogamizi zo kuba ari umupfakazi, aza kuri uyu mucamanza. Bivuze ngo yashoboraga gusuzugurwa, yashoboraga gucishwamo amaso, ariko nubwo ari umupfakazi, gutitiriza kwe kwatumye uyu mucamanza amuha amatwi. Bivuze rero ngo turigishwa ko gutitiriza mu masengesho bituma umuntu hari icyo ageraho, kabone naho imibereho ye cyangwa icyiciro cy'ubuzima cyamushiraga ahantu yumva ko atagombye kuhagera. Amasengesho azahindura ubuzima bwawe. Wicogora uko waba uri kose, waba uri umupfakazi, waba uri imfubyi, waba uri umukene, waba uri umunyabyaha,
uje kurira Imana, ushaka ubutabazi bw'Imana, regardless ya status yawe, waba uri impunzi, gusenga utitiriza bizana ibisubizo bititaye ku cyo uri cyo. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana muri Mariko 7:24 tubona umugore watitirije asenga kandi ari umunyamahangakazi, akaza kuri Yesu ashaka ko umwana we wuzuye abadayimoni abasha gukira. Yabanje kumubwira ngo ntabwo nafata ibiryo by'abana ngo mbihe imbwa. Yari afite ibintu byinshi bimuca intege, ni umunyamahangakazi, ariko gutitiriza kwe kwatumye asubizwa nubwo status ye itamuhaga advantage. Rero nshuti z'Imana, ikintu cya kabiri twiga muri iyi nyigisho ni uko persistent prayer, gusenga utitiriza, biragukorera kabone naho status yawe itari bukwemerere ko ubasha kubigeraho. Nkufitiye inkuru nziza, status yawe sinyizi, ariko icyo nzi cyo nuba umuntu utitiriza amasengesho, Imana iraguha breakthrough nubwo status yawe yabimeze uko nguko. Umugore witwa Hagari yarahunze Sara kubera amakosa yari yamukoreye, amaze kubyarana n'umugabo we, ari mu butayu, abona umwana we agiye gupfa, yishwe n'inyota, arataka ararira. No muri ubwo butayu Imana yumvisha uyu mugore w'impunzikazi warimo guhunga azi ko ari mu makosa, abona ko umwana we agiye gupfa, atakiye Imana. Imana izana iriba, yitiye Imana izina muri ubwo butayu bwe, ndetse hari n'ahantu yamwise ngo Imana yanjye ni Imana imbona. Imana imbona, status y'impunzi, status y'umukobwa w'umunyamahangakazi, w'umunyegiputakazi, ari iyo ngiyo arimo guhunga, yakoze n'amakosa, ariko ariri Imana. Imana iramwumva, aravuga ngo ni Imana imbona, the God who sees me. Ndagira ngo ubwire ubuzima bw'amasengesho buhindura status za benshi. Ndagira ngo mu izina rya Yesu ube umuntu utitiriza amasengesho. Umugabo witwa Yabesi yarasenze. Ijambo ry'Imana tubwira ngo izina rye ryonyine ryavuga ko nyina yamubyariye mu gahinda. Yabesi yari synonymous n'agahinda. Yabesi yitwaga gahinda. Ubuzima bwe, status ye yari gahinda, ariko arebye ubuzima bumuzengurutse, arebye uko abayeho, Yabesi atakambira Imana. Yabesi arira Imana. Yabesi arasenga. Status ya Yabesi yamwerekaga yuko nta ejo afite heza, yamwerekaga ko ari umuntu uzateza agahinda nawe ubwo akazaba agahinda. Ariko Yabesi arasenga atitaye kuri status ye, persistence ye imbere y'Imana, asenga yamuhinduriye ubuzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imuha ibyo yasabye byose. Waba uri Yabesi, waba ufite status yo kuba umupfakazi, waba uri imfubyi, waba uri umukene, waba uri umuntu usuzuguritse, ndagira ngo ubwire ngo gutitiriza amasengesho bizana impinduka mu buzima bwawe. Aha nicyo barimo kutubwira cya kabiri. Icya gatatu tuvanamo muri iki cyigisho nuko gusenga gukuraho inzitizi. Persistence in prayer, gutitiriza amasengesho gukuraho inzitizi. Iyo dusomye umurongo wa 4 harabwira ngo amara iminsi uyu mucamanza atemera kumurengera, ngo ariko ahageze aribwira ati nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Uyu mugore gutitiriza kwe kwakuyeho bariyeri zari zihari, imbogamizi, inzitizi. Persistence breaks resistance. Persistence breaks resistance. Gutitiza amasengesho hari inzitizi bikuraho. Warasenze imyaka 10 ishize, warasenze 12, 15, 20 ishize, komeza, ntucike intege, nturambirwe, kuko guhozaho gutitiriza biza breaking resistance, bizakuraho inzitizi, bizakuraho imbogamizi. Inzitizi zari imbere y'uyu mugore ni kamere y'uyu mugabo, ni nature y'uyu mugabo, ni imiterere y'uyu mugabo. Ntiyubaha Imana, ntiyubaha abantu, nta gaciro abaha abantu. Iyo ari bari imubwira ngo nta gisubizo uzabona. Ariko uyu mugore gutitiriza kwe kwashekinze bariya zari zihari, nature y'uyu mugabo, inzitizi zari zihari irazinyeganya zivana mu nzira. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana iguhe umutima utitiriza, yuzuza imbaraga z'Umwuka Wera mu mutima wawe, gusenga utitiriza, udacogora, udacika intege. Hanyuma ibyari barriers imbere yawe, ibyari imisozi, ibyari inzitizi, muri uko gutitiriza usenga bigende bikura
zikurwaho. Ibyari inzitizi hagati yawe n'ibisubizo, ibyari inzitizi hagati yawe n'amasezerano, ibyari inzitizi hagati yawe n'iterambere ryawe, ibyari inzitizi hagati yawe n'umuhamagaro, ibyo uko usenga utitiriza, izo nzitizi zose zigenda zikubitwa hasi, zikurwaho kugeza aho uhoberana, ucakirana n'ibisubizo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Wicogora, titiriza, izo nzitizi ziraza kuvanwaho. Ikindi kintu twigamo hano Yesu atwigisha muri iyi nkuru, aricyo ndi bunasorezeho, ni iki ngiki: nuko gusenga guhozaho mu masengesho, gutitiza amasengesho ni igikorwa cyo kwizera. Guhozaho mu masengesho ni igikorwa cyo kwizera. Hari abatekereza ko guhoza mu masengesho ahubwo ari igikorwa cyo gushidikanya, ngo niba wizeye usenge urekere aho ngaho. Ariko hari naho guhozaho mu gusenga utitiriza ari igikorwa cyo kwizera. Ndaguha urugero rwiza. Ndamutse nze ku nzu yawe, bambwiye ngo urimo, kandi nzi kuri inshuti yanjye, nzi ko unkunda, nzi yuko utamfiteho bias iyo ari yo yose, nkaza ku nzu yawe mfite amakuru ko urimo, nkaza gukomanga, nyingurira, uburyo nza gutitiriza, uburyo nza gukomeza gukingura biraterwa n'uburyo nzi ko uhari, n'uburyo nzi kurimo. Igihe nje gukomanga ntafite amakuru ko waba uhari cyangwa se waba waragiye mu ruzinduko, nkomanga asa nk'ugerageza, nkomanga nka 1, 2, 3, ari nko kugerageza ndebe ko waba urimo cyangwa ko wankingurira, ku buryo utankinguriye bwa 3 uvuga ngo uyu mugabo ashobora kuba yaragiye mu butumwa bw'akazi, ari mu mahanga, ntawe uhari, nkahita nigenda, kuko ntago mfite assurance, ntago mfite gihamya ko urimo. Ariko iyo mfite igihamya ko urimo, nkakomanga kugira ngo waba unasinziriye ukanguke unkingurire. Ukomanga azi ko umuntu arimo mu nzu, n'ukomanga atazi ko umuntu arimo, ntago bakomanga kimwe. Ufite assurance ko uwakomangira arimo, uwo arakomeza agakomanga. Ukomanga azakingurirwa, usaba azahabwa, ushaka azabona. Ariko ibyo biterwa no kumenya ngo ukomangira arimo. Icyo rero nicyo twita kwizera. Kuko ahangaha baratubwiye ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8, wumve ukuntu havuga. Haravuga ngo, nuko umwami Yesu arabaza ati, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Urumva ko iyi parabo ayisoje noneho azanamo context yo kwizera. Kubera yuko kuriya gutitiriza bifitanye isano no kwizera. Niba umucamanza utari mwiza, niba umucamanza udakiranuka, niba umucamanza udatinya Imana, we ashobora gukorwaho no gutitiriza. Ndagira ngo umenye ngo hano icyo bari kutwigisha si ukugereranya Imana n'umucamanza mubi, ntaho bahuriye. Ahubwo icyo Yesu yashaka kwigishamo ntabwo ari imiterere y'umucamanza, ahubwo ni imbaraga zirimo gutitiriza kuriya mugore. Nicyo Yesu yashakaga gutinda avugaho. Ni nk'iyo yigishije avuga ngo umwana w'umuntu azaza nk'uko umujura aza. Ntabwo ari mu kugereranya yuko umwana w'umuntu ari umujura, oya, ahubwo ni ukwerekana uburyo azazamo buzasa. Rero n'aha ngaha aratweretse ngo niba umucamanza mubi kubwo gutitiriza ageraho akarengera uyu mupfakazi, ngo Imana ikiranuka, Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, ngo nizarushaho kurengera intore zayo, intore z'Imana muraho, nizarushaho kubarengera mwebwe ntore z'Imana, izabarengera ngo kandi vuba. Ngo ariko se ngo ubundi nagaruka mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi? Gusenga utitiriza ni uko ufite kwizera yuko Imana irimo kukumva, yuko urwo rugi ukomangaho Imana ihari. He is present, he is there. Ibyo ngibyo turabibona mu Baheburayo 11 umurongo waho wa 6. Abaheburayo 11 umurongo waho
wa gatandatu reka amasome. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana, uza gusenga akwiye kwizera yuko iriho. Uza gukomangira Imana akwiye kwizera adashidikanya ko irimo. Impamvu nkomeza gukomanga nuko nzi ngo irimo kandi yiteguye gusubiza. God is present, God is there. Ndaza gutitiriza. Gutitiriza rero ni ikigaragaza ngo nizeye kwiriho, nizeye kwihari, nizeye kwinyumva, nizeye kuri bukingure. Niyo mpamvu nkomeje ku giving up. Ni ahantu utekereza ngo ngira ngo yarasuye, ngira ngo yarazindutse, ngira ngo ntawe urimo muri iyi nzu, ngira ngo uwo nkomangira ntawe uhari. Nshobora kuba ndi inyuma y'urugi rufunze ariko nta n'umuntu urimo imbere. Ariko iyo usenga utitiriza no kuzi neza ngo God is present. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, Imana yacu iriho, izere ko iriho. Wicogora, komeza usenge, irakumva. Ndagira ngo wibuke Abayisiraheli mu gice cya 3 cyo Kuva, igihe Mose Imana imusanga ku gihuru gisha n'igikongo cye, yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, manutse kugira ngo ngire icyo mbikoraho, none ndagutuma genda. Abayisiraheli igihe basengaga ntago bari bazi ko Imana ibumva, bari bamaze imyaka magana basenga ngo Imana ibavane mu buretwa. Igihe yabasubirije ntago bari babizi ngo irimo irapanga. Igihe yavuganaga na Mose ku gihuru gisha n'igikongo cye mu butayu bw'Imediyane, abari muri Isirayeli nta nubwo bari bazi ngo hari ikirimo kuba. Ntago bari bazi ngo hari ikirimo kuba. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nawe urimo gusenga ntawe uzi ko hari ikirimo kuba. Muri iyo nzu aho ukomanga hari Imana ihari, hari Imana yiteguye gusubiza, hari ibyo irimo gutegura, irimo irahaguruka gukora. Yavuga ngo kandi impaguruka gukora, ninde wankoma mu nkokora. Yiteguye kugukorera. Wicogora rero. Tekereza Abayisiraheli iyo baza gucogora kandi Imana yatangiye gukora batabizi yuko hari Mose ugiye kuza aje nk'igisubizo cyo gutaka kwabo batakiye Imana. Rero nshuti z'Imana, gutitiriza ni ikimenyetso, ni igikorwa cyo kwizera. Niyo mpamvu wa mugore w'umunyamahangakazi muri Mariko 7:24 ubwo yatitirizaga kuri Yesu, Yesu yakozweho no kwizera kwe amukiriza umwana we, kuko yabonye ko uko gutitiriza kwe nubwo yiswe imbwa, nubwo yiswe umunyamahangakazi, nubwo abwiwe ko ntacyo yasu, agakomeza gutitiriza. Byabaye ikimenyetso cyerekana ngo nizeye ko uyu nguyu yatumwe n'Imana, nizeye ko uyu nguyu yatuziye, uyu niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bose, kandi mu bari mu isi nanjye ndimo. Nizeye ko uyu nguyu yamfitiye igisubizo, ntabwo ari uw'Abayahudi gusa, nanjye umunyamahanga kazi namuvanaho igisubizo. Uko kwizera niko kwatumye atarakara ngo acogore arambirwa bivemo, agakomeza gutitiza ngo Yesu nyiriza umukobwa wanjye, Yesu nyiriza umukobwa wanjye, kugeza ubwo Yesu yabikoreye. Ndagira ngo utere inkunga nshuti y'Imana nkurikiranye. Sinzi wowe imyaka wasengeye ukagira ahantu ukabivamo, sinzi n'ikintu wasengaga ukagira ahantu ukavuga uti wanza giye bitazankorera. Ndagira ngo muri uyu munsi umaze kumvira ijambo, waba unkurikirana kuri radio, waba urimo kunkurikirana kuri YouTube, waba uri imbere yanjye unyumva, ndagira ngo ubwire ngo ntucogore, nturambirwe, ntubivemo. Niba wari umuntu wabisubitse, niba warerekeye aho ngaho, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana izane ububyutse mu mutima wawe, wongere ugire ububyutse bwo gusenga, wongere ubyuke muri twiba turushaka amaso y'Imana, wongere ubyuke mu bicuku by'ijoro usenga, wongere utware imodoka usenga, wongere ugende mu mihanda usenga, wongere ugire bya bihe byawe by'amasengesho, ibyo wari waracumbikishije, ibyo wari wararambiwemo. Ijambo ry'Imana rambwira ngo abasore b'imigenda bazirukanga bananirwe, ngo ariko abategereza Imana ntago bazacogora. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo Imana ikongere imbaraga, kuko ijambo ry'Imana ngo nihe intege abarambiwe n'abananiwe bongera imbaraga. Ndasenze mu izina rya Yesu, aho wari warananiriwe, aho wari wararambiwe, aho wari waranamutse, aho gusenga byari byarashize byarakamutse, Imana yongera izana ishaka rindi,
Imana yongere gusukire amazi ahembura, Imana yongere gusuka uwo mwuka wo gusenga, Imana yongere gusukira ubuntu bwo gusenga. Wongere usenge, gusenga byongere bikuryohere, gusabana n'Imana bikuryohere, gutinda n'Imana bikuryohere. Mu bicuku by'ijoro usenge, mu gitondo usenge, ku manywa usenge, utwara imodoka usenge, uri wenyine usenge, no guterana na bene usenge. Ndasenze ngo Imana yongere bizamure muri wowe, kugira ngo ibyo Yesu yigishaga hano ngo abantu bakwiye gusenga batarambirwa, natwe bidusohorereho. Inshuti y'Imana, waba uri mu ba intercessors babicumbikishije, waba warasengeye umuryango wawe, abana bawe, urugo rwawe, akazi kawe, business zawe, igihugu cyawe, abatarakizwa, warasenze ugira urabikira aho ngaho. Reka mu izina rya Yesu ubuntu bw'Imana bwinshi bukumanukire, wongere ugire ibihe byo gusenga. Uwiteka akugire neza, Uwiteka agusukire ubuntu bwinshi ku buzima bwawe bwo gukomeza gusenga. Amen. Arakoze cyane pastor iri jambo ryigishijeho n'umutwe w'ijambo ry'uyu munsi ndarikunda cyane, gutitiriza amasengesho se cyangwa persistence in prayer. Tuzi neza ko isengesho nibwo buzima bwagombe kuba ubuzima bw'umukristo, bwagombe kuba ibiryo by'umukristo, ko niryo rimutera imbaraga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dutitirize mbese cyangwa se persist in prayer, kandi ngo dusenge ubudasiba. Hallelujah. So pastor yakoze kuziriya ngero yaduhaye z'uwo mudamu wakoze mbese watitirije kugira ngo umucamanza amufashe mu rubanza yari afite. So natwe rero murabona ko iyo utitirije, iyo ikintu cyose wasabye Imana ugakomeza, tubona ibitangaza by'Imana. Ni ukuri bakristo, mutitirize mu gusenga, ntucike intege. Amasengesho arakora, amasengesho afitemo imbaraga, afite amasengesho ni urufunguzo rw'ibibazo byose ufite, yaba ikibazo cyo mu ngeri zose. Buri muntu aba afite ibye ku mutima, aba afite burya isengesho niryo ushobora gutuma n'imbere y'ubuzima bwawe, nibyo ushobora kohereza muri future ukazarisangayo byarakoze ibihambaye. Sengera abana bawe buri munsi, sengera urugo rwawe, waba uri n'umuseribateri usengere urugo rwawe, abarimo usengera itorero, usengera igihugu, usengera ubuzima bwawe. Ushobora kubona na manifestation biragaragara none, ariko burya biba birimo bikora. Hallelujah. So gutitiriza mu masengesho burya imbuto zabyo ziragaragara, tubona imbuto zabyo. Yesu ashimwe cyane. So niyo mpamvu ndabashikariza kabisa n'amateraniro tugira cyangwa se nibature ya mu gitondo tujya tugira buri munsi. Ni igihe cyiza cyawe cyo gutangirana umunsi n'Imana n'Umwuka Wera. Ni igihe cyiza uba washize plan zawe mbere y'Imana, ugasanga yagutanze ku kazi, ugasanga mu nzira, ugasanga mbese Imana igutambukije izo za accident, igutambukije ibintu waruta utazi ku bwawe, ariko kubera ko wabyukiye mu gushaka Imana, ni ukuri Imana irakora. Yesu ashimwe cyane. So titiriza amasengesho ni nabyo birimo biradufasha no kwitorero hariya. Biriya bintu byose ubona kubaka cyangwa ikintu uko habayeho gutitiriza no kwizera Imana umunsi ku wundi. Turashimana kubera ko na pastor wacu dufite nawe, he's a man of prayer, ni umugabo ukunda gusenga, ni umugabo ushaka Imana umunsi ku wundi, kandi navuga na result cyangwa se imbuto zabyo turazibona. Ni umugabo wo kwizera. Hallelujah. So Imana ishimwe kuvuga ijambo risizwe. So dukomeze dutitirize mu gusenga, dushaka Imana, kandi ntabwo ari iby'abamwe, na Kristo umwami wacu yari umunyamasengesho, yahoraga ku musozi asenga,
yaza guhura n'abantu ibitangaza bigakoreka. So nawe rero ntuzategereze ngo kanaka azagusengera, ngo pasiteri azagusengera, ngo ibyifuzo. Dushobora gusengera ariko nawe ubwawe ni wowe ubuzi ibyo ugomba kwereka Imana, kandi twese turemewe. Nta muntu uhejwe rwose mbere y'Imana, n'umwana muto, mbese twese turemewe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. So rero amatangazo dufite uyu munsi rimwe narikomojeho rya nibature, ni amasaha dusanzwe tuzi duhuriraho, isaha rya saa 11 kugeza saa 12:45 tukitegura tukajya mu kazi kacu. So rero muzajye mwitabira cyane, kuko ni twebwe bigirira akamaro, nta wundi, ni twebwe. So niyo mpamvu rero ntucike intege mwene data, shaka Imana mukuri no mu mwuka, kandi ndakwizeza ko uzayibona, n'abana bawe n'umuryango wawe bazabibona mu izina rya Yesu Kristo. So dukomeje rero kubaka hariya. Mwarabonye ko ku cyumweru ababashije kugerayo, mwarabonye aho bigeze ahantu hashimishije. Vuba cyane turi bujyemo, kuko hariho ibintu bike bisigaye kugira ngo tubashe kuzuza ibisabwa byose, kugira ngo tubashe kubanza guterana imbona nkubone. Ariko ntimucike intege, gukomeza kuri murandasi cyangwa online, dukomeze tuze twumve ijambo, dukure. Kandi na hariya hari imyago myinshi idutegereje, hari ibintu bikomeye Uwiteka azadukoresha hariya hantu. Burya wowe na Masaka murahishiwe, hariya hantu hazakoreka ibitangaza, ibyo ndabizi. Hariya hantu tuzabona ukuboko kw'Imana, hazaba breakthrough, yaba mu rubyiruko, yaba hariya muri ya community, yaba kuri twebwe na church. Tuzabona ibintu bihambaye Imana izadukorera, kuko twarumviye Imana, namwe mwarayumviye. Kandi burya Imana hari muri bavuze ngo ntiyambura, irahembiye ntiyambura. Yes, ntabwo yambura. Rero ntabwo koko Imana yambura, tuzabibona kandi tuzanabisingira. Yesu ashimwe cyane. So murakoze rero kuba mwitabiriye amateraniro y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza, icyumweru cy'imigisha, icyumweru cy'uburumbuke, icyumweru cyo gusingira ibyo utarasingira, icyumweru cy'amavuta y'Imana, icyumweru cyo gukira indwara. Imana ikumurikize mu maso yaho, kandi Imana yumve gusenga kwawe. Cya kindi ufite ku mutima ushaka ko Imana igukorera, ndatura ko Imana nukuri ikugenderere kandi igikore ku bw'izina ryayo rikomeye. Mana urakoze. Data, turagushima kuri aya materaniro n'uyu munsi mwiza twagize. Urakoze ko waturinze, urakoze ko utugirira neza umunsi ku wundi. Urakoze Mana, uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana yo guhimbazwa. Uri Imana, ni wowe wenyine ufite iryo zina ry'Imana. Haleluya. Data, hari igihe tubura vocabulaire cyangwa amagambo yavuga ubwiza bwawe, yagushima. Nukuri Data, icyubiro ni cyawe. Nukuri Data, turagukunda Mana. Ushimwe Data, uhawe icyubahiro. Turagushima Kristo Mwami wacu, agakiza kacu, imbaraga zacu. Nukuri Mwami Yesu Kristo, turiho ku bwawe. Umunsi turavuga Imana kubera wowe. Uyu munsi twitwa abana b'Imana kubera wowe. Uyu munsi dufite access ku Mana kubera Kristo. Urakoze Kristo, urakoze kubw'Umwuka Wera. Umwuka Wera abana natwe umunsi ku wundi. Umwuka Wera adushoboza. Umwuka Wera atugaburira ibyiza biva ku Mana. Umwuka Wera atwereka iyerekwa n'ihushirwa ry'Imana iba yashyize ku mutima wacu. Urakoze Mana, ushimwe wabe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu dusenze kandi twishimye. Amen, amen, amen. So God bless you. Mugire icyumweru cyiza nk'uko nabibabwiye. Amen.